Kitara ari kwibaza ati aho wenda Kitoko ntaje no gutegura ubukwe. Tunapanga na Mungu anapanga niko bavuga. Nabyo biri muri gahunda. Mu binzanye ibirimo ariko bibaye so umugisha se. Ariko kandi ni n'amahirwe kubera ko atashye agiye guhita akora igitaramo azahuriramo na Davido. Ni igitaramo cyateguwe na Intore Entertainment byaye nyuma y'imyaka 12 atarubamo. Njye mfite amakuru yihariye yuko ni experience yawe ya mbere kugenda muri Rwanda ya utubwira uko wabyakiriye kwicara muri Rwanda ya. Rwanda ya reka ariyo mperaho man ya Biranze? Sorry. Bamfashe neza. Okay. Kandi ndishimye gutaha. Uriyumva rero nyuma y'imyaka 12 unategerejwe mu itaramo zahuriramo na Davido. Yageza guhuza bino bintu ndetse n'inyiteguro yawe kuri cya gitaramo. Runo rugendo rurimo ibintu byinshi. Tatashe. Nagize amahirwe urumva hazamo niyo contract nkihagera. Nditeguye nzi ko abantu benshi batamperuka nkuko nanjye bimeze. Bizaba ari byiza.